Hello everyone. Uyu munsi rero ndaje ngo mbereke ukuntu dukoresha ikizamini, ndaje mbereke ukuntu afande agukoresha ikizamini ukaba wagikora ukagitsinda. Nje kukwereka amakosa ushobora gukora mu kizamini kugira ngo umenye ukuntu wayirinda, umenye ukuntu wazakorera ikizamini cyawe cya perime, ukazabona perime bitakugoye. Kuri uyu munsi rero uburyo bukoreshwa nibwo tugiye kureba. Ndagira ngo ntucikwe rero, uze kuba maso, uze kureba uburyo ki ushobora kuzakora ikizamini cyawe kitakugoye. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikizamini cya circulation. Ntihagire ikigucika rero kugira ngo nawe ejo nujya mu kizamini cya circulation uzabashe kumenya icyo ugomba gukora imbere ya fande se, imbere cyangwa se imbere y'umuntu urimo uragukoresha ikizamini. Nk'umukandida rero w'ikizamini ikintu asabwa kuba yarize gutwara imodoka, akiga amategeko y'umuhanda neza, akiga kuba yavugana n'ushinzwe gukora ikizamini, akamenya uburyo bavuganamo, imvugo bakunze gukoresha mu kizamini uzose ukaba ubizi, ku buryo ki utaza gusobwa kugira ngo icyo kizamini cyawe uze kugikora kandi utsinde. Ndagira ngo nkwereke uburyo ikizamini cya circulation gikorwa. Ni ukuvuga ngo wicaye mu modoka yawe utegereje ko afanda kujyana mu kizamini cya circulation, waritoje nk'umukandida mwiza, warize wize neza kugira ngo ikizamini ugikore neza. Ni ukuvuga ngo rero wicaye mu ntebe ya shoferi nk'umuntu witeguye gutwara imodoka mu kizamini. Icyo ukora ni ukwambara sentire mu gihe cyose ugitegereje ko afande aza akakujyana mu kizamini. Wa muntu wicara ategereje rero atambaye sentire ni ikibazo, kuko ushobora kuza kubyibagirwa kandi wari ubizi. Ugomba gukurikira rero amasomo kugira ngo nagucike. Ni ukuvuga ngo rero ucyambara sentire yawe ugitegereje ko afande aza kukujyana circulation, ndagira ngo nkwibutse ko ukoreshwa ikizamini n'abapolisi babiri. Umwe aba yicaye mu ntebe y'ahandi kwa mwarimu, hamwe mwarimu aba yicaye hangaha iburyo, undi akicara mu mwanya w'inyuma. Ni ukuvuga ngo uri mu mwanya w'inyuma aba afite ibitabo arimo aragenda akota amanota uri bugende ubona muri circulation. Noneho uwicaye imbere aba arimo akubaza ibibazo bimwe na bimwe ukwiye gusubiza mu kizamini cya circulation. Unagenda umwereka uburyo ki ushoboye gutwaramo imodoka, kandi ukaba uri umukandida wamaze gushiruka ubwoba kugira ngo ikizamini ugikore neza. Ndagira ngo ukurikire rero. Afande akimara kwicara mu ntebe zabo, ni ukuvuga ngo utaratsa imodoka urababwira uti ni mwambare sentire, kubera yuko ni ukuvuga ngo uba uri wa muntu witeguye gutwara imodoka, kuko nicyo kiba kikubesheje kuri vola. Ubabwiriza rero kwambara sentire, ukababwira uti afande mwakambara sentire. Ni ukuvuga ngo uw'imbere aba agomba kwambara sentire, kuko ahanini niwe tureba. Uw'imbere aba agomba kwambara sentire. Iyo amaze kwambara sentire rero wita nk'uko twabibonye, nk'umukandida witeguye gutangira ikizamini, wita ukandagira amburiyaje yawe nk'umuntu nyine wabyize, ugakandagira no kuri feri y'urugendo ukarambikaho ikirenge, warangiza ukatsa imodoka ukaza hano kuri ignition switch ukaristatinga moteri yawe, imodoka yawe ikaka. Imodoka yawe rero ikimara kwaka rero uhita ubaza afande ati dutangire ikizamini. Afande arakubwira ati nta kibazo twatangira. None ukamubaza ati turerekera hehe. Ashobora kubwira ati turakomeza imbere, cyangwa turakata ibumoso, cyangwa turakata iburyo, bitewe n'ukuntu umuhanda wawe imbere usetinze. Murabona ko hari imbere yacu, twebwe turabona dufite imihanda ibiri itandukanye. Hari umuhanda ukatira ibumoso, hari n'undi muhanda ukomeza imbere. Ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kwita ureba muri iyo mihanda. Afande ashobora kukubwira uti dukomeza imbere,
cyaka kugira ngo turakatira ibumoso. Uba ugomba rero kuba uteze amatwi kugira ngo icyo ari buze kukubwira uze kumenya icyo ugomba gukora nk'umukandida uri gukora ikizamini. Then rero yamaze kukubwira, iyo umaze gusetinga ibyo usetinga, harimo sentire, wicaye neza, wakije imodoka, wakandagira amburiyaje na feri. Iyo urangije ushyiramo ya vitensi yawe ya mbere, imwe twabonye ko icyo ikora ari uguhaguruka no kugenda ahantu habi cyangwa ahantu mu nkomyi cyangwa muri ambotiyaje. Ushyiramo ya vitensi yawe ya mbere, warangiza ugakuramo ya feriyamu yawe, ya parking brake, warangiza ugafata vura yawe ugashyiramo ikinyoteri cyo guhaguruka. Ikinyoteri cyo guhaguruka aba ari icy'ibumoso. Aho waba uhagaze hose, uburyo imodoka yaba ihagaze kose, ikinyoteri cyo guhaguruka aba ari icy'ibumoso. Iyo umaze gushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso rero, afande arakubwiye uti urakomeza imbere, kubera ko rero ubona ko imbere yabona ari umuhanda ukomeje utari wikata ibumoso. Uhagurukira muri cya kinyoteri giteguza umuntu ukuri inyuma. Mbibutsa ko ikinyoteri cy'ibumoso giteguza umuntu ukuri inyuma yuko ugiye kwinjira mu muhanda cyangwa se ugiye gukomeza muri wa muhanda uri kugenderamo. Ubu rero tugiye guhagurutsa imodoka neza, twakandagiye amburiyaje ndetse na feri, twasizemo vitensi, twakuyemo na feriyamu. Ukareba muri side mirror, muri ya retroviseur yacu, kugira ngo urebe niba nta kinyabiziga kiratangira kukunyuraho. Iyo umaze kureba niba nta kinyabiziga kiratangira kukunyuraho, uhita utangira guhagurutsa imodoka yawe. Iyo umaze guhaguruka, murabona ko twamaze guhaguruka, twagiye. Cya kinyoteri cyawe iyo ugiye metero 5 ugikuramo. Amara kugikuramo, abakeneye kureba niba warize gushyiramo vitensi neza. Iyo uri mufite umuhanda wawe ari muzima, urihutishaho ku muriro, ukarekura amburiyaje, ugashyira amburiyaje hasi, ukava ku muriro, ugashyiramo kabiri. Imaze gushyiramo vitensi ya kabiri rero, urekura kuri amburiyaje ugakora ku muriro. Urabona ko hano tugeze mu masangano. Uraza ugasubizamo ya vitensi ya mbere, ukegera imbere aho ubasha kureba epfo ndetse na ruguru, ugahagarika imodoka yawe. Iyo umaze guhagarika imodoka rero, umaze kureba epfo ndetse na ruguru, umubaza aho turi bunyure. Uramubaza ati tunyure he? Nuko ngo rero arakubwira uti turanyura ibumoso cyangwa ko ati turanyura iburyo. Twebwe rero tugiye kunyura ibumoso. Nuko ngo aho kubwiye kunyura ntabwo unyuranya nawe, nuko ngo niho uba ugomba kunyura kuko uri mu kizamini. Warangiza nanone ugahagurutsa imodoka yawe, ukatukomeza ukajya hari imbere mu mukono wawe. Ntabwo uhita uza ngo ukatire sasa nike, ukomeza ujya mu mukono wawe, iburyo. Cya kinyoteri ukongera ukagikuramo ukimara kugera mu mukono wawe, kuko ukigumishijemo kiyobya abantu bari kugendera mu muhanda. Kongera ugasubizamo ya vitensi ya kabiri, ukarekura amburiyaje, kongera ugashyiramo gatatu, ukamwereka ko uzizi, ukarekura kuri amburiyaje nanone. Mbibutsa ko kurekura amburiyaje nacyo ni ikizamini kandi bifite igisobanuro kinini ku modoka. Umuntu utabizi ntabwo aba azi imodoka. Ibyo bintu iyo utabizi ntabwo uba uzi gutwara imodoka. Niba washyiramo vitensi nturekure kuri amburiyaje, ntabwo uba uzi, uramenya gusobanukirwa, ntabwo uba urasobanukirwa neza kuba watwara imodoka neza. Urabona ko twegereje amasangano nanone. Uramubaza aho turi buce, turaca ibumoso, ikinyoteri ukagishyiramo mbere y'igihe. Wagera kuri ya masangano y'imihanda, ugapangura vitensi, ugashyira kabiri, ugasubira rimwe, ugahagarara muri ya masangano, ukareba epfo ndetse na ruguru mbere y'uko uhagurutsa imodoka yawe. Ubu ngubu rero tugiye kunyura ibumoso bwacu.
nanone twabonye ko nta kinyabiziga kiri kugendamo, turagenda tugende dusatira muri wa mukono wacu twemerewe kunyuramo. Nitumara kugeramo neza ikinyoteri, iyo ugaruye vora kivanamo, usubire kabiri, urekure amburiyage gake gake. N'imodoka ifite akavuduko karinganiye ushyiremo gatatu, uramanura amburiyage uve ku muriro ushyiremo gatatu, urekure kuri amburiyage. Urabona ko tugeze ahantu hasa nk'aho ari agaterera, ndakora ku kariro ariko amburiyage nayirekuye. Ndakora ku kariro amburiyage yanjye nayirekuye, vitensi yanjye ya gatatu. Mpamvu hano ntabwo haterera cyane, ni akantu gatoya karimo gaterera, ntabwo kabuza vitensi ya gatatu rero kugenda neza. Iki ni igice cya mbere rero cya sirikirasiyo y'ikizamini cyo gushyiramo vitensi no kugenda ukoresha vitensi neza. Ku munsi w'ejo rero ndagira ngo muzakurikirane igice cya kabiri cy'ukuntu dushyiramo vitensi ku modoka. Murabona ko tugiye kugera aho dukatira, nuko ngo tugiye guhagarara hano iburyo, turashyiramo ikinyoteri, nindangiza pangure, subire kabiri, subire rimwe, imodoka nyicume negera imbere mo gake, nindangiza mpagarika imodoka kubera ko afande yarambwiye ngo mpagarare hehe, nshaka ahantu mpagarara ku ruhande. Nuko nguko mbigenza. Iyo maze guhagarara rero, nkuramo cya kinyoteri cyo guhagarara, gikuramo nkashyiramo double indicator. Ejo rero nzaza mbabwira izi double indicator icyo zisobanuye nicyo zivuze mu kizamini. Ejo ntuzacikwe n'agace ka kabiri ka sirikirasiyo y'ikizamini. Mwakoze gukurikira rero, muri abanyeshuri bazima cyane. Mukomeze muforowinge iyi YouTube yacu kugira ngo mujye mubona amasomo yacu ya buri munsi, kandi musharinge, mutere comment, mutubwire ibikenewe, ibyo mukeneye, ibyifuzo, hanyuma tubakorere ibintu bizima mu bintu bijyanye no gutwara imodoka. Ariko murakoze cyane kandi mwakoze gukurikira.